Hello, friends. My name is Pastor Clement. I come back here in Ajeningoga TV. Rero mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu kugira ngo imana y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose abari mu burengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, abari mu burasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kandi ndizera neza ko Yesu Kristo akomeje gukora ibidasanzwe mu ruhande rwanyu, kandi namwe narashidikanya ko hari abatameze neza, hari abarwayi, hari abaryamye mu mago batorohewe, hari abafite ibigeragezo bamereye nabi. Turabizi mu rugendo ntabwo byoroshye, ariko mwibuke ko Kristo ahora ari hafi y'abageragezwa bose, kubera ko nawe yageragejwe. Kristo yarageragejwe, yabaye umuntu nkatwe, aca mu nzira nk'izo turi gucamo, inzara iramurya, mbese ibigeragezo byinshi yagiye ahura nabyo. Iri jambo ry'Imana ritubwira neza ko ubwo yageragejwe ndetse akanababazwa, abasha gutabara abari kubabazwa n'abari kugeragezwa bose. Rero reka mbere yuko tugira byinshi tuvugira imbere yanyu bavandimwe bakristo, bene data, bakunzi bacu, reka tubanze twiragize Imana, dusabe umwuka wera kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira mu gisata cy'utuntu n'utundi, kugira ngo twungurane ibitekerezo muri urugendo turi kujyamo, tugire n'ingamba dufata zo kugira ngo tuzabashe kuzagera mu ijuru turi guhirimbanira amahoro. Reka dusenge Imana rero, dukomeze n'ikiganiro cyacu. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, turagushimiye, turaguhimbaje, wagize neza, wabaye mu ruhande rwacu, waturinze, watwongereye iminsi yo kubaho. Uyu munsi wa none hari abavuye mu mubiri, baturusha amashuri, baturushaho gukora no kukuvugira, ariko wemeye ko bataha, twebwe turacyariho. Si uko turi intungane ntabwo turi beza, ahubwo impamvu badusigaje ni ukugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Niyo mpamvu data twese ngarutse hano kuri Ajeningoga TV, kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe, tuganire ku by'uru rugendo, kubera ko birasaba ko twungurana ibitekerezo, kuko ijambo ryawe ryarumvishwe. Benshi basomye ijambo ry'Imana n'uyu munsi baracyarigendana, ariko hari uburiganya Satani kugenda akora muri iyi minsi ya nyuma, ari kugenda ariganya abantu bitewe no kudakanguka, bikaba byashobora gutwara ubugingo bwa bamwe. Niyo mpamvu tuba duhagurutse kugira ngo dukangure bamwe babe maso, kugira ngo ubwo uje gutwara itorero twese tuzagusanganiye tutagize ubwoba cyangwa se ngo dutinye guhinguka imbere yawe, nk'uko bamwe bizabagendekera. Izina rye rishimwe kandi rikomeze rihimbazwe. Nsengeye buri wese rero ubuze kumva ikiganiro, nsengeye buri wese mwami uri buze kukiza ku bandi, kugira ngo uze gutanga umugisha, kandi umwuka wera tuburi muri cyo tuza gusohoka, turi buze gushima izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, murakoze kuri Imana ibyumvise, urabana natwe, amen. Rero ndagarutse mwese, ndabasuje mu izina rya Yesu. Abari mu burengerazuba ndabaramukije, abari mu majyaruguru Mana amahoro babaho umugisha, abari mu majyepfo, abari mu burasirazuba, tuje namwe bari mu mujyi wa Kigali, mwese Imana ibahe umugisha. Kandi ntabwo nakibagirwa n'ibihugu byo duturanye, harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe, nongera kubibutsa ko mukwiriye kubasengera, bibutse ko iyo umuturanyi wawe agize ikibazo, niba igihugu cy'igituranyi gifite ikibazo, uko byagenda kose, natwe abanyarwanda dukwiriye kubigiriramo ibibazo byanga bikunda, kubera ko nk'abantu duturiye hano ku mupaka w'i Rubavu, benshi bahahira i Goma, benshi bashakishiriza ubuzima hakurya. Ubwo rero ntekereza ko niba hatariye amahoro, iyo bamwe bambutse bajya i Goma, usanga bahura n'ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga, tugashyira isengesho hamwe, tugasengera abaturanyi, tugasabira abaturanyi, kugira ngo Imana ibahereze umutekano. Abaturiye i Goma mu bundi buryo bajye bajya guhahayo, Imana yabwa icyubahiro. Rero mukomeze mubasengere, kandi mukomeze mubingingira Imana, ahari wenda Imana yatanga ahenge abakora umurimo w'ivugabutumwa nk'uwo dukora, abakora umurimo wo kuririmba nk'uwo nawe ukora, abakora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uwo nawe ukora, bakabona uburyo babikoramo, kugira ngo izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Nsuhuje abari mu Burundi, abari inshuti zacu ziri mu Burundi, mwese mukomere cyane, ndabaramukije. Abari mu Bugande, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, mwese ndabashuje. Namwe mwese bari hirya no hino muri Afurika, muri Malawi, muri Namibia, muri Senegal, ndabaramukije. Muri Zimbabwe, mwese mwiyumve mwikaze kuri Ajeningoga, n'abandi mwese muri Afurika. Ibihugu ntabwo nashobora kubirondora, ariko ndajya no hakurya ya Afurika, abari muri Canada, abari mu Bwongereza, abavandimwe, ababyeyi bacu bari mu Bubiligi, ndabaramukije aho muherereye. Abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, mwese ndabaramukije, cyane cyane muri Amerika, muri Kansas, niba ari Kansas, niba ariko babivuga, urantunga ntibundenganye, ikirimi cyacu bari gikeya, ariko mwese aho muri ndabaramukije. Uwiteka bishimire kandi Imana ibahe umugisha. Bari muri Arizona, mwese ndabaramukije. Abari muri
ah, hawayo ewayo hawayo niba ari hewayo ntabwo byoroshye, ariko tuzi neza ko mudukurikirana kandi mudukunda. Uwiteka bishimire mwese bari ku isi rero, mwese mwumve mwikaze kuri Aje n'Ingoga, kandi nzi neza ko Imana mu ijuru iraba natwe muri kino kiganiro cy'umunsi wa none. Ntabwo nshaka gutinda mu kiganiro umunsi wa none, gusa icyo nashishikariza abo duteranye cyangwa se abo tubanye bwa mbere hano kuri Aje n'Ingoga ni uko nabashishikariza gukora subscribe cyangwa se gukora sabone. Bavandimwe, ni ubuntu, nta kiguzi, ni ubuntu, ni ubusa. Ugakora kuri like, ugakanda no kuri komenti, ukatwandika ukatubwira ati Imana ibahe umugisha, nabyo ni ubuntu, kugira ngo iyo mubikoze gutyo YouTube channel ibasha, cyangwa se YouTube umushinga wa YouTube ubasha gukwirakwiza ikiganiro cyangwa se ishene yacu ikabasha kugera ku bantu benshi, gutyo ubutumwa bwiza bukabasha kugera kuri benshi, ijambo ry'Imana rikamamara, izina ry'Uwiteka rigashimwa kandi rigahagwa icyubahiro. Iyo nkunga rero nujya ubishobora ujye uyidutera, ni ubuntu, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Rero uyu munsi wa none turi buze kuganira ku bintu bibiri. Icya mbere turi buze kuganiraho, turaganira ku kintu, igishushanyo uyu munsi wa none Mwuka Wera yashyize ku mutima kugira ngo tubashe kukiganiraho. Mbibutse ko turi muri departoma cyangwa se mu gice cyangwa se mu cyerekezo cy'utuntu n'utundi. Iyo turuganira ku tuntu n'utundi tuvuga ibintu bitandukanye, ariko n'ubundi bigaruka ku buzima bw'umukristo, bigaruka ku kiremwa cy'Imana, kugira ngo abantu bamenye uburyo bakwiriye kwitwara muri iyi minsi ya nyuma turimo igoranye. Uyu munsi wa none rero ndibuze kubabwira ikigereranyo uyu munsi wa none Imana yamaye cyo kugereranya n'amadini. Amadini, Imana yamaye ikigereranyo cyayo, turi buze kukiganiraho. Ikindi kintu cya kabiri, umuvandimwe ndaramukije umubyeyi wanjye wambwiye ati pasitoro wakoze, umaze iminsi dukangura, ariko maze iminsi mpura n'abantu bitwitira ishusho y'Imana, nkagirana abakozi b'Imana basenga bagakora ibitangaza, abandi bagasengera abantu bakagwa hasi, ngiye kubera ko nabimenyereye nkagira ngo ni ibitangaza by'Imana. Icyo kintu nacyo turi buze kukigaruka kugira ngo benshi bakomeze gusobanukirwa no kumenya iby'iminsi n'ibihe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iyo inuza topic ya mbere rero, maze iminsi ndi kuvuga ku bintu bijyanye n'amadini. Amadini muri iyi minsi benshi amadini bayahimbye amazina, bamwe ngo ni bizinesi, abandi ngo ni ibiki, bavuze byinshi bitandukanye. Rimwe na rimwe wagarura ku ruhande rwabo ugasanga koko amadini ameze nka bizinesi, aho usanga urukundo rutakigaragara mu madini, ahubwo ugasanga icyo bashyize imbere ari amafaranga. Amadini menshi uyu munsi ashyize imbere amafaranga. Ni ukuvuga ngo niba uri umusambanyi, gusambana kwawe ntacyo bidutwaye, ariko ukaba utanga icya-10 cya buri kwezi cy'ibihumbi 50 cyangwa 100, urajya gusanga bene uwo nguwo w'umunyabyaha, umupagani, ufite abagore 6, ufite abagore bangahe, wayagoje karitsiye, kubera ko afite akazi kari buze gutuma atanga icya-10, bari buhite bajya kumwicaza hari imbere kuri aritari, cyangwa se umuhereze departement ubudiyakoni, perezida wa korali, ibiki n'ibiki, mbese kubera ko atanga iki? Kubera ko atanga icya-10. Icyo ni kimwe. Ugasanga umuntu, Bibiliya itubwira neza ko dukwiriye kugaragarizwa cyangwa se kumenya abana b'Imana bitewe n'imbuto bagira, ariko uyu munsi ntago ibyo bintu abantu babyitaho, cyane cyane abayoboye amadini, ahubwo icyo abantu bitaho, abantu bita ku bafite agatubutse, ku bafite mani. Mbibutse ko nubwo mwita ku bafite amafaranga, ariko ayo mafaranga muzayatora, muzayarya igihe runaka yarangire, ariko mumenye neza ko hari ubugingo nyuma yaho. Nyuma yo gukunda amafaranga, nyuma yo gukunda iby'isi, nyuma yo kugurirwa Range Rover, nyuma yo kugurirwa V8, umenye ko hari ubugingo, kandi umenye ko hari urubanza. Sinzi niba iyo V8 wera nugira usororo bazayigutwaramo, sinzi nujya hano i Rubavu bavuga muri kwa Jeff, sinzi niba bazayikujyanamo, sinzi niba ujya bagiye kugushyingura bamaze kuva mu mubiri, bamaze kurangira, sinzi niba wenda bazayigutwaramo. Numva udakwiriye guha agaciro ibifatika by'ubugingo byo muri iyi si bizasigara, ahubwo ukwiriye guha agaciro iby'ijuru. Ngeri ibyo nashishikariza buri wese w'umukozi w'Imana, kugira ngo agerageze guharanira iby'ubugingo, kuko iby'iyi si Bibiliya itubwira ko ari nk'uburabyo buhunguka. Rero ugasanga bari kugwa mu makosa akomeye, ari no gutuma benshi
bava mu byizerwa cyangwa se benshi bava ku Mana cyangwa se benshi bagwa, kubera ko ba bandi bakiriye, ba bandi bafashe, ba bandi bahaye agaciro, babashyira imbere, babahereza imyanya mu murimo w'Imana. Imbuto bera hanze zibera abandi imbogamizi, zibera abandi nka bariyeri. Ugasanga umuntu ni umusambanyi, umuntu ni umusinzi, umuntu ni igisambo mpuzamahanga, ariko kubera ko gitanga cyangwa se gitanga icyacumi, cyangwa se iyo bagize igikorwa ku rusengero, usanga ateruye nk'ibihumbi 100 cyangwa se miliyoni cyangwa se ibiki, cyangwa se bakeneye ibikoresho byo mu rusengero, ugasanga yitanze nka 2/3 by'ibikenewe. Uwo nguwo ugasanga bari kumubungabunga, bamuhereza imyanya murimo w'Imana kugira ngo babashe kumwiyegereza, ariko mu by'ukuri imbuto hanze ntazihari. Ugasanga rero biri gutanga isura mu bapagani ko amatorero y'uyu minsi ari business. Reka mbabwire my friend, nubwo bimeze gutyo, ariko ntabwo amatorero yose ariko bimeze. Genda ngira ngo mbahamirize nk'itorero nyoboye cyangwa acumbye, ntabwo ariko bimeze. Iri foke dukwiriye guhagarara mu gakiza, umuntu agahabwa inshingano kubera ko azikwiriye. Kera bajya gutanga inshingano mu batubanjirije, bakabanza bagasenga Imana, umwuka wera akaba ari we utoranya. Umwuka wera akaba ari utoranya mu bantu bari mu itorero, uwo mwuka wera atoranyije akaba ari uhabwa inshingano. Umurimo wagendaga neza mu buryo bukwiriye, ariko uyu munsi wa none, kubera ko turugana dusatira iherezo ry'isi cyangwa se kurangira kw'isi, ntabwo ariko bikimeze. Ntabwo bigisaba gusenga, ntabwo bigisaba kubanza kwiga kuri wa muntu, ntabwo bigisaba kubanza kumusengera, no, ahubwo bo barareba ibifatika. Uzanye amafaranga menshi, uzanye icyacumi cyinshi, uwo nguwo ni wahabwa inshingano. Rero mumenye neza mu bavandimwe, ibyo ngibyo mu ijuru, izo nama zisohoka zizize abo ngabo, izo nama zibura uburyo zinjira zizize imyitwarire y'abo ngabo. Wowe mushumba ukora ibyo ngibyo, biri ku mutwe wawe, ni umuriro uba waka ku mutwe wawe, kandi uzabisobanura imbere y'Imana. Mujye mwibuka ko hari intebe y'urubanza, kandi intebe y'urubanza buri wese azayinyuraho. Ndagira ngo rero mbanze mbwire abashumba, mwirinde gufata abantu ngo nuko baje bagaragaza ibifatika, baje bagaragaza ingufu zo mu buryo bw'umubiri, mugahita mubafata bakabashyira mu nshingano, noneho bagera muri za nshingano ugasanga barimo barasenya umurimo w'Imana, barimo barasenya niba navuga image cyangwa se isura, cyangwa se uburyo itorero baribonaga cyangwa se uburyo barifataga, ariko bakarisenya bakoresheje bya bindi, ya mitima yabo idakijijwe ibarimo, ariko mwebwe mukaba mwabatoreje mukurikiye iki? Amafaranga. Imana rero izabibabaza. Mwibuke ko abo bantu mutoranya bafite imbuto n'imyitwarire itari myiza hanze, bituma hari benshi batinjira mu murimo w'Imana cyangwa se ngo bakiriye Yesu umwami n'umukiza, bigatuma akomeza kuba iyo hirya, Satani akomeza akabarikipera kandi bitakagombye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, natekereje mwuka wera abimfashamo, anyereka uburyo ki amadini ariho muri iyi minsi ameze nk'imodoka itwaye abagenzi. Bavandimwe ba Kristo, iki kintu mucyumve neza. Amadini ameze nk'imodoka itwaye abagenzi cyangwa se abantu. Tuvuge n'urugero, nituvuga, urabizi Ritiko twese turazizi, cyangwa se ziriya KBS zo mu mujyi wa Kigali, hari KBS, hari kwasiteri, hari taxi, hakaba na taxi vatiri. Ibyo byose ni ingero enye z'imodoka zitwara abantu. Izo modoka zose zifite imyanya cyangwa se zifite ibyicaro byinshi gusumbana. Ni ukuvuga ngo imyanya KBS ifite, imyanya Ritiko ifite, ntabwo ariyo taxi ifite, ntabwo ariyo kwasiteri ifite, ntabwo ariyo taxi vatiri ifite. Ndavuga Vensis cyangwa se Picnic cyangwa se turiya dutaxi twa Toyota dutoya twa Karina. Ni ukuvuga ngo bigiye bitandukanye mu myanya y'abantu bicaramo cyangwa se abantu bagenda bicayemo. Ni ukuvuga ngo ariko iyo modoka ifite umuyobozi uyiyoboye. Iyo modoka ifite umuyobozi uyiyoboye. Niyo mpamvu igihe cyose mu modoka huzuyemo abagenzi, ariko umuyobozi aticaye kuri vola ngo abe yabasha gutwara, ntabwo imodoka ishobora kuva aho ngaho. Ni ukuvuga ngo rero idini riri kugereranywa na iriya modoka yuzuyemo abagenzi, yaba taxi vatiri, yaba bisi, yaba kwasiteri, yaba taxi isanzwe. Ni ukuvuga ngo turagereranya aya madini turi kubona nk'uko izo modoka zigiye ziciriritse mu gutwara abantu benshi. Ni ukuvuga ngo hari amadini afite abantu benshi nk'uko Ritiko itwara abantu benshi, hari amadini afite abantu bagereranyije nk'uko kwasiteri itwara abantu bagereranyije, hari amadini afite abantu bakeya nk'uko taxi itwara abantu bakeya, noneho hari n'andi mato cyane afite abantu
bakeya twagereranya na ziriya taxi vatiri, ziriya za pikiniki na za vesisi zijyamo abantu 8 niba nibeshye. Noneho ayo madini ayobowe n'abashumba. Abashumba twabagereranya nk'umushoferi utwaye imodoka. Nshuti bavandimwe, niba uri kubona idini urimo umuyobozi waryo afite ikibazo, afite imyitwarire, afite imbuto zitari nziza, ni nko kubona winjiye mu modoka iyobowe n'umushoferi utazi imodoka, cyangwa se iyobowe n'umushoferi wanyoye. Iyo uri mu modoka iyobowe n'umushoferi wanyoye, wasinze, ntabwo uba wizeye ko urugendo ugiye gukorana nawe uzabasha kurushyika amahoro. Byanga bikunda ashobora kubateza agisida. Ni nko kuyoborwa rero n'umushumba ubona ko imbuto ze, imyitwarire ye, imivugire ye, imikorere ye idahwitse. Igihe cyose uri kubona umushumba wawe ari kugaragaza imbuto zidakwiriye, ntuzavuge ngo buri wese azabazwa ibye. Nuvuga ngo buri wese azabazwa ibye, uzaba wirengagije yuko uri muri ya modoka itwawe na runaka. Ni ukuvuga ngo iryo dini urimo rifate nk'aho winjiye mu modoka ifunze, kwa kundi kumwe imodoka iba ifunze igahaguruka. Iyo imodoka imaze guhaguruka rero, ni ukuvuga ngo ntacyo uba wakora kugira ngo uve muri iyo modoka. Iyo usohotse ugasimbuka ushobora kuvunagurika amaguru, cyangwa se ukaba byagukurizamo n'urupfu. Ariko iyo imodoka igihagaze, ukagirirwa amahirwe yo kumenya ko uwo mushoferi yanyweye cyangwa se yasinze bitewe n'uburyo ubwitegerejemo, ushobora guhita usohoka muri ya modoka itari yagenda, kugira ngo utaza gukorana impanuka na ba bandi atwaye. Hari abantu benshi b'abakristo rero bari mu madini, ariko madini yabo akaba ari gukora ibizira, bakabibonesha amaso, ariko bagakomeza bakavuga ngo buri wese azabazwa ibye. My friend, niba uriya ari umushumba wawe akaba akuyoboye, akaba ajya imbere akakubwira ijambo ry'Imana, nawe ugatega amatwi, ariko agendera mu bidashimishije Imana, akora ibidahesha Imana icyubahiro, ntiwibwire ngo azakugeza mu ijuru. Hari imbaraga bari gukoresha muri iyi minsi ku buryo ziri guhima imitima y'abakristo, yahagarara imbere yanyu ukibwira ngo ni umushumba wawe, kandi mu by'ukuri hari izindi mbaraga afite. Noneho za mbaraga iyo amaze guhagarara imbere yanyu, hari imyuka igenda imusohokamo, igenda iri guhumanya ba bantu bose bari muri rya dini ayoboye. Iyo myuka imaze kugeramo rero, tayari nawe umaze kugira gute? Umaze gufatwa, ni nk'aho abaguhaye iki? Abagutanze. Igihe cyose uri kubona umushumba wawe ugushumbye afite imyitwarire, afite imico idahwitse, Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo abanyamwuka, abanyempano, abashumba, abadiyakoni, abakristo bakijijwe, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mukristo rero, niba ubonye imbuto z'umushumba wawe ukabona zitarugaragaza imbuto, za mbuto zikwiriye abiharye, zikwiriye abakijijwe, imbuto z'umwuka, mu Bagalatiya zirimo, ukabona birahabanye, ukabona ari gukora ibidakwiriye, ukabona ari gusinda, ari gusambana, ari mu biki bidakoresha Imana icyubahiro, ukabona ari gukunda amafaranga niyo ari gushyira imbere, nushaka uzahita ugire gute? Uzahita usohoka muri iyo modoka. Ni nko gutwarwa n'umushoferi wanyweye, kandi wamaze kubona akageze gute ko anyweye, ko yasinze. Hari abavuga bati rero njye ntabwo nava mu idini ryanjye, ahubwo buri wese azabazwa ibye. Umenye neza niba ukomeje kwihataho ngo kandi Imana yakugiriye ubuntu. Ibyo ngibyo kumenya no kubibona ni ubuntu wagiriwe. Niba rero umaze kubona ko umuntu ukuyoboye ari kugendera mu bidahesha Imana icyubahiro, hunga, muzibukire, mugendere kure, kuko nutamugendera kure, nawe nk'uko ya modoka ikora agisida, abayirimo bose bagapfa, umushoferi nawe agapfa, ni nako pasitori nawe azarimbuka, kandi nawe wanze kumuhunga ngo mugendere kure, nawe ukazarimbuka. Ibaze kuba uri kurwana ishyaka ry'idini runaka, kandi ritazagira uruhare mu kugeza mu ijuru, bikakurizamo kurimbuka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu bibave mu mitwe, mu myumvire. Turi mu minsi ya nyuma, aho Satani ari gukoresha imbaraga zishoboka
niyo mpamvu natwe turi guhaguruka tukavuga ubutumwa mu buryo budasanzwe. Ni ukugira ngo turebe ko twagukangura, tukagukora kuri serivo, mayindi yawe tukayikomanga, tukayikangura. Ndazi neza ko hari benshi bamaze gufatwa bugwate, hari benshi bamaze kuroga, hari benshi bamaze gutokisika, ku buryo kugira ngo babashe kubyumva bigoranye. Usanga ari kurwana ishyaka ry'umushumba cyangwa se kurwana ishyaka ry'idini rye, atarwanya ishyaka rya Kristo. Ubundi twasigaye kugira ngo turwane ishyaka rya Kristo. Ejo bundi twagiye ubona ADPR bamanitse amabendera y'ubutinganyi. Uyu munsi barabashishishije, muraceceka. Murangirikana nabyo byarabaye, barabashishe, muraceceka. Katolika ejo bundi papa aravuga akwiriye gushyingura umugabo ku mugabo. Nabikoze ikiganiro mu minsi yatambutse. Karidinali Kambanda ati njye nitandukanyije nawe, ariko ni ukubeshya. None wakwitandukanya n'umuntu gute uri mu idini ye, ugakomeza ukitwa rya zina, ugakomeza ugahabwa amafaranga, ugakomeza akaguhemba, agakomeza akagutunga? Ntabwo bishoboka. Ahubwo kiriya kwari kugira ngo abajijisha abakristo b'abagatulika, nibamara kubajijisha hanyuma babone ko batifatanyije, ariko ni ikinyoma. None mubonye bazamuye ibendera ry'ubutinganyi muri ADPR, baravuze ngo ni ibintu bisanzwe, amafaranga ibiguzi barabyakiriye, abayobozi barabiriye, bari kuguramo amavuye witama, bari kubakamo ama etaje. Usibye ko batazabirya, Imana igiye kubisenya byose. Harangiza bagakomeza bakavuga ngo twebwe idini yacu, ngo twenge idini yacu. Hunga! Turi kwinjira mu gihe umuntu akwiriye gusenga we ku giti cye. Turi kwinjira mu gihe umuntu akwiriye gusenga n'umudamu we cyangwa n'umugabo we n'abana be. Aya madini muri kubona menshi ku isi hano mu gihugu cy'u Rwanda, mvuga aha ngaho wacu, amenshi yamaze kwakira avance, amenshi yamaze kwakira ku mafaranga. My friend, Satani arimo aranyanyagiza, ahubwo wirinde gutoragura. Amadini menshi, kubera ko abantu baharaye bakeneye gushaka ubutunzi, Satani nawe arimo aranyanyagiza, arimo barabahereza imishahara. Ibaze guhembwa miliyoni 4 cyangwa 5 ku kwezi, warahembwaga ibihumbi 50 cyangwa 50 cyangwa 100. My friend, ntago abenshi keretse ubera umwuka wera ntago wabyanga. Hararutse kumpamagara ambwira ati pastor bimeze biti? Ni sawa makuru. Atari ko si pastor wowe maze imyaka ingahe 10 n'ingahe uruguru uri pastor, ariko habe n'akamodoka, maze imyaka ingana gutyo, habe n'inzu yo kubamo, uracyari mu ikode, abana bawe nubwo bigamo ariko biragorana, kwambara amakoti nayo wambara rimwe na rimwe, atese ubu waje mwagoye mwakwere ku murongo. My friend narambwiye ati umva muvandimwe, yarambwiye ngenda ngere ku murongo, umurongo ushaka kunyereka se, ati ngenda guhuza n'abantu, nimara guhuza n'abantu kino kiganiro ashobora kukibona, nimara guhuza n'abantu nta kindi bazakora, bazangura bakubatize, nibamara kukubatiza bwa kabiri asigaye uzabaye umwe mu bawe, batangira guhereza umushahara, imodoka nziza, bakubaka inzu, ibintu bigende neza, ariko ureke kuba muri ubwo buzima. My friend narambwiye ati urakoze cyane inshuti, ndagushimiye kubera ko rundaga inzira nziza, ariko njyewe nahisemo inzira y'agakiza. Nzapfa ndi umukene ariko mbona ubugingo buhoraho, kandi sinzapfa ndi n'umukene. Kristo afite byinshi mu biganza byiwe, harimo ibyiza bishobora kunezeza umutima wawe. Isaha n'umunota nibigera, Imana izafungura imiryango, Imana izafungura amarembo, ariko bivuye mu bushake bwa Kristo. Ntabwo nzarya ibivuye mu bushake bwa Satani cyangwa mu bushake bw'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Rero reka mbabwire ngo cunga sana, nubona idini ryawe imbuto bera ziri kugaragaza ko batakiri mu murongo w'Imana, hunga, sohoka. Niyo wajya usengera mu rugo, Imana yo mu ijuru yakumva. Ntabwo Imana ireba wasengera mu madini. Aho usengeye hose ufite umutima uciye bugufi utunganye, Imana yumva gusenga kwawe. Niyo mpamvu ndi gushishikariza abantu gutangira kwiga gusenga mwenyine, kuko igihe kirageze kugira ngo abasengera data mu kuri no mu mwuka, abo ngabo ari Imana igendana nabo, abandi bareke bakomeze bahoge, bareke bagende ikivunge, bareke bagende
nibagera kuri Yorodani azambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani azambuka intwari gusa. Reka mubareke bakomeze bagende. Abadashaka kumva nimukomeze mugende, mukomeze murwane ishyaka ry'amadini aho kurwana ishyaka rya Kristo. Amadini arabaca mu bice, abacamo amacakubiri, ababwira ukuntu bari ari babi, ababwira ukuntu bari bo beza, ababwira ukuntu nujya gusengera hariya bazaguca. Urumva, amadini arakwereka ko abandi bayobye, akwereka ko ari bo bari gusenga mu buryo bwiza. Urukundo rwarabuze. Niba bigisha urukundo ahubwo bakabigisha ko kwangana. Abo bantu bari kwigisha kwangana ubarimo ngo bigende bite? Abantu bari kwereka ikiremwa cy'Imana ari kibi ubarimo ngo bigende bite? Abadive baravuga ko abapantekote bayobye, abagatulika bavuga ko abadive bayobye, abayisilamu bavuga ko abandi bayobye. Iyo Mana niba dusenga Imana imwe yo mu ijuru, kari urukundo, kubera iki batuzanamo ibice? Il faut faire attention. Bose barimo barerekeza kuki? Manisa. Imana ishimwe cyane. Narangiza iyi topic irambabwira ngo mwigendera mu modoka irimo umushoferi wanyoye wasinze kandi mubibona, ntabwo urugendo muri bugereyo. Wigendera mu bihuru ryo gufana idini cyangwa uvenga idini ryanjye ngo sinarirekura kandi uri kubona rimaze guta umurongo, ahubwo simbuka uva mu modoka sota hakiri kare, kuko nukomeza gufana idini ukomeza kugendera muri kirabaye. Amaraso yawe tuyakarabiye he? Tuyakarabiye imbere. Ari mushumba wawe azarimbuka, nawe murimbukane. Ntabwo tugarutse ku mavuta bari gusiga muri iyi minsi, ari nacyo cya kabiri, ahubwo Pluto Imana mu ijuru umugisha. Mushakazi w'Imana ndakora umugisha mu izina rya Yesu aho uri hose, Imana iguhe umugisha. Arambwira ati pastor, none ko hari abantu benshi bari kutubwira ngo bari gusenga ibitangaza bigakoreka, tubigenze bite? Ni Imana koko cyangwa ni Satani? Reka mbatangarize ko biritubwira ko imyuka yose itava ku Mana, kandi Satani nawe akora ibitangaza. Mwibuke Mose ari kujya gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa, yari afite inkoni y'intere yasinduka inzoka. Abakonikoni nabo bagira gute? Barabikora nabo, ihinduka iki? Bihinduka inzoka. Uretse igitangaza cyaba ya nzoka ya Mose yariye twatuyoka twose iraturamasa, iraturya, iraturangiza. Mose agira yifata, ihinduka iki? Ihinduka inkoni. Ni byinshi byabaye muri icyo gihe. Nusoma mu Kuva uzasangamo byinshi byabaye abarozi bakora cyangwa se abakozi ba Satani bakora. Gutangazwa cyane rero nuko umukozi wa Satani yagusengeye igitangaza igakoreka, ntago ari igitangaza icyo. Satani nawe arakora, ntago ari Imana yo mu ijuru. Kandi ikibazo, dufite abantu benshi bitwikiriye ishusho yo gukorera Imana kandi bakorera Satani. Nka babandi nababwiye mu minsi yashize mu biganiro byatambutse, baba bari kurangaza abantu, ubona ibyo barimo byose ari ukurangaza abantu. Babandi musubira inyuma mu biganiro murabasangayo, namwe muzabitegereze. Nta butumwa bwiza, nta jambo ry'Imana, ahubwo ni ugukangura abantu gutukana. Ugasanga nibyo biba ngo ni abakozi b'Imana, ngo ni abapastor bongo. Imbuto zabo nizo zizakubera ikimenyetso cy'uko uwo muntu ari gukorera Imana. Noneho rero abo bantu bakorera Satani basigaye baritwikira ishusho y'Imana, kandi mbibutse ko n'izina rya Yesu basigaye barivuga, ariko bakavuga izina rya Yesu atari Yesu Kristo uwa undi watupfiriye ku musaraba, ahubwo n'undi bishe Yesu. Bavuga Yesu kwiyoberanya gusa, ariko mu by'ukuri ikimenyetso simusiga kizakubwira ko uwo muntu ari gukorera Satani. Nuko azamara kugusengera akakubwira ngo Imana yambwiye ngo igitambo, Imana yambwiye ngo izana ituro, Imana yambwiye ngo ibi n'ibi, ugura imikeka, ugura ibyuma, turi mu nyubako, ibi n'ibi. Noneho sisiteme cyo bafite niyo kugusengera icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, ku cya gatatu ukumva araguhamagaye, alo nagize ikibazo, umwana wanjye ari kwa muganga, nagize ikibazo, nakoze agisida, nagize ikibazo, none nagira mumfashe rwose, ni mwebwe mfite. My friend, umuntu uzaguhamagara akubwira ibyo ngibyo,
uzamuhungire kure, uzamenye ko ari umukozi wa Satani. Iyo umukozi w'Imana agize ikibazo arasenga, yamara gusenga Imana igaca inzira ikagukora ku mutima, yagukora ku mutima nawe ukagira gute, ugakora ibyo Imana igutegetse. Ikindi cya kabiri, singuye ko ibibazo bibaho, hari igihe akora agisida cyangwa se agahura na kesi igaragara neza ubona ko ari iby'ukuri koko itarimo escroquerie. Iyo bibaye gutyo ushobora kumufasha, ariko umuntu uguhamagara mu cyumweru cya mbere cya kabiri mu kwezi muragize ikibazo, il faut faire attention, question mark, ujye ushyiraho akabazo. Iyo ni strategy badukanye muri iyi minsi yo kubabwira ngo ndajya kugusengera ibunaka, ohereza itike, ndajya ku musozi w'ibunaka, igitambo kingana gutya kugira ngo Imana ikore ibi. Ntabwo Imana yo mu ijuru ikora igitangaza kubera ko watanze ikiguzi, my friend. Imana irihagije, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite ubutwari, Imana ifite byose. Nta kintu na kimwe Imana ikora kugira ngo uyihe amafaranga. Bene abo rero nibo bazogoroje abadiaspora, nibo bazogoroje abantu, abakire nibo bazogoroje abantu b'Imana, ni nabo bari kugenda baca intege abantu b'Imana ku buryo ugira umwaku wabira kuri uwo muntu umeze gutyo. Imana iguhaye mesaje ye wayimubwira agahita gufatira mu ishusho ya bya bindi yahuye nabyo. Nshuti bavandimwe, niba bimeze gutyo, ba maso, kandi numara kuba maso usenga Uwiteka, Yesu azakora imirimo n'ibitangaza. Murambabarira buri kugenda abwira, niyo mpamvu urugenda niyegereza ahantu ku rumuri. Niyo mpamvu mbabwira ngo muntere inkunga munshyigikire, nkeneye udukoresha kugira ngo mbashe kuvuga ubutumwa. Njyewe ntabwo ndi kubabwira ngo ni Imana ibivuze, oya ntabwo ari Imana ibivuze. Urabona abakenewe amatara, abakenewe nkeneye twa tumikoro bashyira aha ngaha, nkeneye ka kantu gafata telefone kaba kameze gutya, kaba gafite amaguru 3 washyiraho telefone. Wenda ibya kamera byo ntabwo biragera igihe, cyangwa se wenda nabyo bizagera igihe, ntabwo tutavuga ubutumwa. N'ayo matara wenda bizagera igihe cyose biboneke, ariko niba utwo tumikoro n'ayo maguru birakenewe mu buryo bwihuta. Imana igukoze ku mutima dutera inkunga. Ntabwo tuvuze ngo ni Imana ibivuze cyangwa se ngo turi, oya. Ahubwo ni ukugira ngo dukore umurimo w'Imana mu buryo bunoze, Imana ihabwe icyubahiro. Rero mukanguke, muzibukire abo bana ba Satani bitwikiriye ishusho yo kwiyita abana b'iki? Abana b'Imana. Icyo nacyo kizaba muri bimwe bishobora kuzagira gute? Bishobora kuzajya bibarangira abana b'Imana n'abana ba Satani. Uzasanga bitwikira ishusho y'Uwiteka, bitwikira ishusho y'Imana, ariko nyamara bayakanisha imirimo yayo. Rero nimukanguke, mwirangara Satani arimo arakora, yitwikira ishusho y'ubukozi bw'Imana cyangwa se bitwikira ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri mu mitima yabo ari amasega agira gute? Ari amasega aryana. Nabagira inama yo kuzibukira abo bantu bose babahamagara bababwira muzane ibitambo, muzane amatike, muzane ibiki. Oya, no. Imana iyo yagukoresheje no kuva hano ugera i Kigali, kuva i Rubavu ujya i Kigali, wakwiyeranje wabura na tike ukanagenda n'amaguru, ariko ugasohoza iby'Imana yagutumye. None se kuki hari aho Imana idutuma ikatubwira ngo nimunarye n'ibyo kurya byo muri urwo rugo, yaba n'itike yaba n'amazi nimusomeho? My friend, mukanguke, turi mu minsi ya nyuma kandi igoye. Rero nagira ngo mbabwire ngo aba bakozi ba Satani bateye ku isi 90% y'abavugira kuri social media. Benshi mission yabo niyo kubasaruramo ubutunzi bwayo. Kandi ikindi cya kabiri, ibyo bitangaza bakora, babandi basiga amavuta, babandi bagira gutya agatambara abantu bagahirima, babandi bagira gutya bahuha abantu bose bakagwa, iyo ni imyuka mibi, muyihungira muyigendere kure. Babandi bakora abantu bakagwa abadayimoni, mubahungire kure bene abo ngabo. Ntabwo Imana ari igira gutya abantu bose bakagwa. Imana y'Imana ntabwo ikora gutyo. Imana y'Imana ntabwo bafite agatambara bagira gutya 3,000 abantu 200 bakaba baguye hasi. Imana y'Imana ntabwo bahuha ngo abantu bakagwa, ntabwo ari ubunga bw'ubugari. Iyo ni imyuka n'imbaraga z'abadayimoni zirimo zirabakoresha. Kandi umuntu wese uzakusengera ukumva uzanye n'ikintu cy'igiceri, hunga, watewe.
na nimero ye nushaka uzahita uyibloka, ntuzongere na rimwe kuvugana n'uwo muntu, azaba ari gukoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. Uzagusengera akakubwira ikintu kijyanye n'amafaranga, ako kanya dayeri hunga. Mu Rwanda bireze, 90% mu Rwanda nibe gusa bakoresha imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abakonikoni. Bari kuzikura mu Uganda, bari kuzikura muri Tanzania, muri Nigeria. Amavuta ba miliyoni bari bafite murabizi, n'abandi bose. Muhunge mudapfa, muhunge. Urupfu uvuga ni urupfu rw'iteka rw'ubugingo, urupfu rw'iteka ryose, ubugingo bwawe bukarimbuka. Kandi wariyirije, warasenze, warakoze imirimo myiza, warafashe abapfakazi, warasuye abarwayi, abafunzwe, ibyo byose warise ku mfubyi n'abakene, ariko bikarangira ubuze ubugingo. Kubera iki? Kwihambira ku bantu nk'abo waramaze kubibona. N'ubu mubone ikimenyetso, hunga. Ariko ntitwabura kutagira inama abantu nk'abo. Niba ufite ikigeragezo, uburwayi bwanze gukira, cyane cyane bwa burwayi wumva buri hano mu mutima, mukaje kumva bugiye mu bitugu, mukaje kumva bugiye mu maguru, ubwo burwayi ni abadayimoni. Niba ufite ubwo burwayi bene ubwo ngubwo, duhamagare dufatanye gusenga. Ikindi cya kabiri, niba uzi neza ko ubwo burwayi bufite ariko waragiye mu bapfumu, banza uce bugufi wihane Imana bari kugirira neza. Ntabwo Imana ikorera mu nzira ebyiri, Imana ikora ibyayo. Iyo wagiye mu bapfumu ntabwo Imana yaza gukora waragiye mu bapfumu. Banza urekure abapfumu, uyoboke inzira y'ijuru. Imana ikora ibidasanzwe. Niba ufite igeragezo cyo kutabyara, duhamagare dusengane Imana. Niba ufite igeragezo cy'urubanza, duhamagare dusengane Imana. Abafite igeragezo cy'ibyangombwa, duhamagare dusengane Imana. Ndabasuje bamaze kubona ibyangombwa bitewe no gusenga mu minsi yashize. Imana ibahe umugisha cyane. Mwese munyibukije ndabaramukije muri mu izina rya Yesu. Niba ufite igeragezo cyo kutabona umugabo, kudashaka, dusengane Imana. Gusenga is free. Gusengana nawe ni ubuntu. Gufatanya gusenga nawe ni ubusa. Abo barya amafaranga mubazibukire mubagendere kure. Imana nikora ibitangaza nk'uko Yesu yabivuze. Uzatera intambwe usenga ujye gushimana ko wakoze ibitangaza. Imana ihabwe icyubahiro n'izina ry'Uwiteka rikuzwe. Narangiza mbabwire rero ngo mudushyigikire, mukore sabone cyangwa se subscribe, wandike like, ukore na comment nta kibazo, ndetse ukore na share ubyohereza abandi. Dukangura abantu bamaze iminsi baribwa amafaranga yabo kubera ubusambo bw'abashumba muri iyi minsi. Numurebere mu makoti, numurebere mu mavewiti, numurebere mu maronji rova, bose ni ibisambo. Uretse abagaragaza imbuto z'umwuka zimwe z'abakristo nabo twatangiriyeho, bene abo ngabo nibo bo kwizerwa. Mugenzure, nubona afite imbuto nzima, nubona afite comportement nzima, nubona afite imivugire mizima, mbese nawe naguzi uyobewe naguri umwana. Nubona umushumba wawe arogendera mu nzira zitunganye, uzakore buri kimwe ugira ngo umushyikire umurimo w'Imana. Ariko nubona ari kwitwara imbuto nazo, muhunge. Imana ishimwe cyane. Ukeneye guca bugufi, iki kintu ntabwo nzajya nsoza nakivuze. Hari abantu bagiye bagwa mu byaha bitandukanye: ubusambanyi, ubujura, ibyaha byo kuroga, ibyaha byo kwica, ibyaha byo kujya mu bapfumu, ibyaha ni byinshi bitandukanye, ubujura, bugambanyi. Ukaba ukeneye kwihana, njyewe ntabwo tuziranye. Wakwihana ku baturanyi, uko bigenda murabizi, benshi babuze uburyo bihana. Ariko niba mufite icyo kigeragezo, mpamagare. Ndi mu Rwanda, dufatanye umwanya wo guca bugufi no kwinginga Imana. Ntabwo nkuzi, nawe ntabwo nzi, kandi bizahita birangirira aho ngaho. Imana ikubone neza nta kibazo. Ubuzima bwawe bwa Kristo bukomeze bujye mbere. Tahomba ubugingo hejuru yo kutabona uburyo wihana. Abantu bihanira mu rusengero bikagutanga mu rugo, ariko Imana hari impamvu yamamagaye kugira ngo dufatanye ugirane ubusabane bwiza n'Imana, wongere wizuze na Kristo. Abari mu Rwanda cyangwa se abakoresha nimero zo mu Rwanda ni 0788 750 353. Uramutse uri hirya y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa urenze igihugu cy'u Rwanda, urenze imipaka y'u Rwanda, ni uguteranya 250 788 750 353. Reka ndisubiremo akamenyetso ko guteranya cyangwa se ka plus 250 788 750 353. Tuba duhari, yaba kuri WhatsApp, iyo nimero ibaho, ndetse no kuduhamagara nta kibazo.
24 kuri 24. Ntutinye ngo ni ku manywa ni nijoro, turibabwira ngo dufashanye mu gihe gito dusigaje Kristo akaza gutwara itorero. Aya ngaya yaba ari amahirwe ubonye Yesu wo mu ijoro aguha umugisha. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, urashoboye kandi uri hejuru ya byose. Ijambo ry'Imana tubwira ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Twari umwanya wagira ngo dukangure intore zawe ziri mu rugendo. Benshi bari basinziriye, benshi bari kwihugika ku madini, abandi Satani arimo arabanyaga ubugingo bwabo kubera uburangazi. Natwe waduhamagariye kubakangura. Ndasenze mu izina rya Yesu, buri wese uri buze kumvira ijambo akagenzura ahasengera agasanga nta mbuto z'umwuka zihari, umufasha kumuhereza ububasha n'ubushobozi bwo gusohoka muri icyo kimodoka, kubera ko utwawe n'umusinzi wese, utwawe n'umupagani wese bazarimbukana. Ndakwigize ngo umwuka wera bakumange ku mutima, ababashishe gutera intambwe no gusohoka muri icyo kimodoka, no gusohoka muri icyo kidini gishobora gutuma ubugingo bwa Satani aburiganya muri iyi minsi, kubera ko Satani arimo arakora cyane ariganya ubugingo bwa benshi. Ndakwigize ngo ubu uri bukore ku mutima rero, ubahereze gufata umwanzuro wa nyawo kandi no gusengesha umwuka iteka, ubwujuje gutwara itorero nabo bazagusanganira Uwiteka. Sengera abarwayi, abafite ibigeragezo, abafite ubukene, abakeneye akazi, abakeneye abana, abakeneye kubaka, abo bose ndabakoretse mu izina rya Yesu. Mbere na byose ubanze ukiza abarwayi, abarwaye mu nda, abarwaye umutwe, abarwaye amaguru, abarwaye hypertension, abarwaye diabete, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kiza uburwayi barwaye bwose, buri wese akubone mu ruhande, izina rye rikomeze rishimwe. Urakoze kuri Mana, wemeye ko dusuza kino kiganiro umunsi wa none. Imbaraga n'umwuka rero ukomeze kuba hagati muri twe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubyumvishe. Amen. Dutera inkunga, ukora subscribe, n'ubuntu nawe Yesu azagushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.